Inama zagufasha mu by'ukuri niba ushaka gukora ibintu bijyanye na resitora. Inama zagufasha igihe ukora ibijyanye na resitora cyangwa se ubiteganya mu yandi magambo biri muri schedule yawe, biri muri plan yawe kubiteganya. Mu by'ukuri sasa ari gukora ibijyanye na resitora bisaba ubushobozi ndetse bikanitabwaho, kuko burya iyo hagize nyine ikosa riboneka aho nyine ushobora kugwa mu gihombo bikabije, byanakuviramo no gufunga imiryango gasubira kwisuka. Mu by'ukuri gutanga serivisi nziza mu buryo buhoraho, haba muri za resitora n'ahandi hatangirwa nyine serivisi, ni ikintu gisa nk'ikitaragerwaho neza mu Rwanda, kuko nyine usanga uyu munsi byashobotse ejo bikananirana, bityo ugasanga mu yandi bishobotse uyu munsi ariko ejo birananiye. Urubuga rero ni Foodworth rutanga inama zikwiriye gukora nyine kugira ngo umuntu atangire serivisi za resitora azikore neza, kandi n'abazihabwa nyine babashe kunyurwa kandi bishimiye. Kadore ku kintu icyambere andika serivisi resitora. Icyambere bibiyane magambo kadore ku cyambere kugira byumve neza. Andika serivisi resitora yawe itanga mu buryo ku buryo nyine ziba zisobanutse. Mu by'ukuri amaresitora menshi nyine uzasanga atangira nyine gukora nta murongo ngenderwaho afite, ku buryo nyine umukiriya uhageze nyine yahita nyine abona ibyo akora ari ibiciro byabo gusa, cyangwa se abona ni ibiciro byabo gusa. Mu yandi magambo gasaba ibyo ukora ni ibiciro gusa ariko nta serivisi nzima zirimo. Ikindi nuko nyine usanga nyine n'abakozi batazi inshingano zabo, ibyemewe rero n'ibitemewe gukorwa muri resitora na za maresitora n'uburyo nyine bakira abakiriya. Njya mbibona ugasanga abantu benshi rero ugasanga nyine icyo kintu ntabwo abantu bajya bacyumva. Ikindi abahanga bagaragaza ko iyo nyine resitora nyine itagira nyine ikigaragaza ibyo ikora, iba nyine imaze nk'ikipe y'umupira w'amaguru itagira ikibuga. Mu by'ukuri ni byiza gushyira nyine ku murongo ibyo wifuza ku bakozi bawe, inshingano zabo n'uburyo cyase n'uburyo nyine bagomba kwitwara, n'ibitagenda gutyo nyine ntuzagerageze rero umusaruro kuko mu yandi magambo kuko ibyo ukora nyine bitajyanye n'umurongo. Ikindi cya kabiri rero ugomba kugira ibikoresho byose bikenewe. Mu by'ukuri gukora resitora udafite nyine ibikoresho bihagije ni ikibazo gikomeye, kuko usanga nyine igihe abakiriya babura amasahani cyangwa se ibirahure byo kunywesha, icyo gihe nyine bakagucika. Ikindi niba ugiye nyine gutangira resitora, mu by'ukuri shaka ibikoresho byose ubona bizakenerwa, kandi unateganye nyine birenzeho kugira ngo icyo kibazo cy'ibikoresho ntikizabeho. Niyo wabona nyine abakiriya benshi batunguranye, mu yandi magambo ntugire ikibazo cy'ibikoresho. Mu by'ukuri sasa rero reka tujye ku kindi kintu cya gatatu. Ukubaka icyizere si ibintu bikorwa mu ijoro rimwe. Burya kugirirwa icyizere biharanirwa nyine uburyo utangamo serivisi. Bituma rero buri muntu wese nyine abwira mugenzi undi, rero akabwira n'undi gutyo ukora ibyo ukora nyine akavuga gukora neza cyangwa se nabi. Iyo rero ari neza rero abakiriya nyine bariyongera, kandi niyo ari nabi nabwo uzasanga nyine usigaranye intebe gusa, cyangwa se ugasanga intebe gusa. Niba rero ufashe nyine amafaranga yawe ukayashora nyine mu byo kwakira abantu, uba ugomba nyine kuba hafi, ntuterere iyo ngiyo, ukita cyane mu kugumana abakozi bamenyeranye cyangwa se bamenyereye akazi, aho kuzana abiga muri buri munsi cyangwa se abandi bahora biga mu kazi. Ugasanga kuzana abakozi bashyashya mu byo kwikona byakwangiza business yawe. Ikindi cyongeraho kiza ku mwanya wa kane rero, igisha gutanga serivisi buri munsi. Mu yandi magambo ni byiza guhora usobanurira abakozi bawe uko bakwiye gutanga serivisi nziza. Mu yandi magambo bavuga ko rero kwiga ari uguhozaho, nta gihe rero na kimwe uba nyine ukwiriye kuvuga ngo barabizi. Mu yandi magambo rero ubushakashatsi bwerekana ko nibura kwiyemeye cyangwa se wimenyereza umuco runaka bifata iminsi 21 kugira ngo ikintu runaka ukigire umuco, ariko nyine kandi n'ubundi bigafata nyine iminsi 21 kugira ngo ugitakaze usubire uko wari uri nyine wari usanzwe wo mbere. Sasa niba rero ukora ibijyanye na resitora, mu by'ukuri ibikorwa byawe byagombye nyine guhora ari nta makemwa, udasubira inyuma. Mu by'ukuri ubigisha gutanga serivisi nziza cyane. Ahantu nkabona serivisi zaho sinzi ukuntu zimeze, ukabona abantu bafite serivisi ntazigiye aho bazigiye kugira bazigiye mu bishanga. Mu by'ukuri rero katujye ku kindi cya gatanu. Mu by'ukuri rero ikindi cya gatanu kiragiye ati ntugakoreshe abantu
batifitemo urugwiro mu buzima busanzwe. Mu by'ukuri rero niba ufite ibikorwa bya restaurant, mu by'ukuri uba ugomba kumenya aho abo waha nyine akazi, uba ugomba rero kureba nyine niba kuko bakunda nyine ibyo kwakira abantu utitaye ku myaka babimazemo, byapana byandi byo burambe ngo n'imyaka imazemo, ahubwo ujye ukora n'abantu nyine bafite umutima mwiza, bazakira nyine abakiriya bishimye, bakabakorera nyine bakabakorera neza ibishoboka byose. Ikindi bazi no kuganira, bazi kuganiriza n'abakiriya neza. Ibyo nuko asanga umuntu arajonjamye ntazi kuvuga ko ibibazo umuntu ari mu bucuruzi cyangwa umuntu yarakaye. Mu by'ukuri rero aho guha nyine akazi umuntu umaze igihe nyine akora muri restaurant ariko atabikunda ari nyine n'amabura kindi, wareba rero wa wundi ubikunda ufite ubushake bwo kumenya nyine birushijeho, akaba ari nawe nyine wigisha. Ikindi akaba ari na wa muntu nyine wumva mu yane magambo n'abantu ujya ugasanga idukasa mu yarakaye. Mu by'ukuri nimba ari ikintu cya mbere cyagukuraho abakiriya burundu ni ikintu cyo kuba warakaye cyangwa se kwakira umukiriya urakaye, yakubaza ukamusubiza nabi, yakubaza ukabona umusubiza mu ijambo rimwe, nta santime ufite, ntumwishimiye, ariko ubwo buri mu bucuruzi kweli. Ikindi reka tujye ku kintu cya gatandatu, ufata neza abakozi bawe, nabo bazakorera neza abakiriya bawe. Mu by'ukuri ntugatekereze ko abakozi bawe bazishimira abakiriya cyangwa se ngo babakore neza igihe nyine utabafata neza, abo igihe nyine batabona ibyo bagomba nyine, mu gihe umusaruro waba cyangwa se mu gihe umusaruro wabo uzaba mubi, kandi bazakorera ku jisho. Kandi ibintu bijyaye ugasanga nyine abantu benshi barambura, wose uzambura umukozi yakira umukiriya ate namwe, ariko mujye mwibaza icyo kintu mwabakoresha. Ikindi reka tujye ku kintu cya karindwi, tujye kuri karindwi, ntukabasabe nyine gukora ibyo nawe utashobora. By'ukuri ugomba kubera urugero abakozi bawe, ugafata nyine nk'umunsi wose ugakorana nabo nyine, wakira abashyitsi ukanabatera umwete nyine, ukabashimira aho gukora, ubabwira ko bashobora nyine guhombya mu yandi magambo, ukabakora ugaragaza ko ari n'ibyiza mu by'ukuri bakora. Ikindi cyiza ku mwanya wa 8, icyo gihe reka abakozi bawe basure izindi restaurant. Mu by'ukuri iyo utareka nyine abakozi bawe ngo batembere bajye mu zindi restaurant zikora nk'ibyo nawe ukora, mu by'ukuri barebe uko bakirwa nabo, burya cyangwa nyine bimvikana bizababera n'amakosa akomeye, ko burya hari ibintu byinshi batiga. Niyo mpamvu ari byiza ko nyine kureka abakagenda bakazisura kugira ngo bige ibintu byinshi bitandukanye, barebe n'ukuntu abandi babigenza kugira ngo nabo bafatire ibintu byinshi. Ikindi rero kuganiriza abakozi ukoresha, mu by'ukuri nicyo ni ikintu cyiza. Ni byiza kugira umwanya ukaganira na buri mukozi ku buzima bwe busanzwe ndetse n'ubuzima bwe bwo mu kazi, burya nabyo bizagufasha kubisobanukirwa neza. Ikindi reka tujye ku kindi cya 10, ni ngombwa kugenera abakozi agashimwe katari mu mushahara. Burya ni byiza gufata igihe runaka buri mukozi wawe nyine ukamugenera nyine ishimwe, umugaragariza uruhare rwe mu iterambere ry'ibyo akora. Icyo gihe rero nyine bimvikana, iyo ubikoze usanga nyine abakozi bishimye, bakabona nyine ushimye cyangwa se ushimishwa n'ibyo bakora, bityo rero bakongera n'umusaruro. Mu by'ukuri ni ikintu cyiza cyane cyagufasha gutera imbere. Nyamuneka mu by'ukuri niba ushaka gushinga restaurant, mu by'ukuri ndatekereza urasobanukiwe cyane kandi bihagije. Nyamuneka nubona ukabona bakiriya bongutse, nyamuneka kwipura utanga nanjye uzanye mukumpe kwipura dore nikundira agafiriti n'agapirawo nyamuneka, cyangwa se nkakunda n'akaboga n'agatsima, aho ngaho ntuzanyibagirwe nyamuneka, dore nkugire inama. Ndagushimiye cyane rero, reka duhure ubutaha.